Ni amakuru ababaje cyane, ni inkuru y'incamugongo kuri uyu musore uriho urareba kuri iyo screen yawe. Ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu musore witwa Bimenyimana bakundaga kwita Paruko, ni ibintu bikomeye cyane ndetse biri gukomeza kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bari kugenda abamenya ibyaje kuza kuba byaba kuri uyu musore, ndetse na benshi bigaye nawe ngira ngo ndagenda nkugezaho ibitekerezo byinshi cyane. Abantu benshi bari gukomeza gusuka amarira. Ibintu biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga muragenda mubikurikira bitewe n'ukuntu ingabo za FARDC ubwo n'iz'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri guhangana na M23. Ngira ngo kuva iyi mirwano yatangira mwagiye mwumva ibintu byinshi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, haba ku kuba FARDC yarifatanije na FDLR hanyuma ikifatanya n'imitwe yindi yitwaje intwaro nka za Nyatura, imitwe yindi nka za Mayimayi ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye kugira ngo bahangane na M23. Muri uko gushaka guhangana na M23, ngira ngo murabizi ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kenshi Antoine Tshisekedi ubwo ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kenshi yagiye agaragaza uburyo u Rwanda rwihishe inyuma cyangwa se rutera inkunga M23, ariko ni na kenshi mu by'ukuri haba leta y'u Rwanda nayo yagiye igaragaza uburyo ibi birego guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda irega u Rwanda, ikagenda igaragaza ko ibi birego nta hantu bishingiye, ahubwo ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwabyo ibyo bibazo mu by'ukuri byakemurwa n'icyo gihugu n'abayobozi. Ngira ngo mu by'ukuri ni kenshi ibintu wagiye ubyumva ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ubu ngubu biracyavugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Navuga ko sinzi ukuntu ndi buze kuza kuba nabyita, niba ndi buze kuza kuba navuga ngo ni ubujiji, ugasanga donc haba abayobozi ndetse hari n'abayobozi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane, n'ubu biracyavugwa ku buryo hari abayobozi bari muri guverinoma bagenda bakajya mu baturage bakabashyiramo ibintu navuga ko ari nka propaganda, sinzi ukuntu nabyita, hanyuma bakababwira ngo mwigaragambye mugende, niba hari umuntu uvuga ikinyarwanda wo ni umunyarwanda, mugende mu mwice, mu mugirire nabi, mu musenyere, ibintu nk'ibyo ngibyo. anariho abaturage ubu usanga bavuga bati, cyangwa se n'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu igenda ivuga iti mu by'ukuri hagakwiriye ubutabazi muri iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ikintu bita jenoside cyaratangiye. Ngira ngo ni kenshi wagiye ubona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bagaragaza amafoto y'abantu bitabye Imana, ihohoterwa rigiye ritandukanye ryinshi cyane, abantu bagiye bakubita, abantu bagiye baca imitwe kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo byonyine bigatuma umuntu yicwa. Iyo exactly that the genocide, iyo ni genocide. Hanyuma ukagenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngira ngo niba mubyibuka mu minsi yashize nakugejejeho inkuru, n'ubundi ni umuganga yakoreraga ubanza ari ni Masisi, ni hehe, ubanza ari Masisi, n'ubundi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muganga yaje kuza kuba yakwicwa mu buryo bukomeye cyane. Kwicwa nk'iki, like nk'ikimonyo, bamwishe mu buryo wabaje cyane. Ngira ngo urwo rupfu rwashinguye abantu. Ngira ngo muganga yari kumwe n'abandi bacuti biwe n'abaza kuza kuba bakorerwa ihohoterwa.
ngira ngo ibintu bigenda bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ubona ko na leta ya Kongo igenda irebera ubwicanyi bugenda buba ndetse ugasanga biragirwamo uruhare na bamwe mu bayobozi. Hari na bamwe bavuga ngo mwigaragambye mugire gute, ugasanga donc mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugasanga hari bamwe babigiramo uruhare cyangwa se bashigikiye ubwo bwicanyi. Nibyo byaje kuza kuba n'ubundi byaba kuri uyu musore uriho urareba kuri iyo screen yawe. Uyu musore yaje kwicwa mu buryo wabaje cyane. Nimbikubwira ngira ngo uwo muganga nakubwiraga we yishwe na mayimayi, like n'ubundi ifatanyije n'ubundi na Repubulika na Demokarasi ya Kongo y'igisirikare FARDC, nibo baje kuza kuba bakwica uyu muganga nakubwiye tugitangira. Bimenye Imana nawe rero yaje kwicwa mu buryo bukomeye cyane. Noneho yicwa n'umwe mu bajenerali, umwe mu bajenerali ahagarikiye ubwicanyi bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yaje kuza kuba yakwicwa na Nyatura ndetse na FDLR. Urumva atajyara ubwo hahise hazamo FARDC nayo ihise isaba. Niba yishwe na Nyatura na FDLR, noneho uyu mujenerali sous la supervision du général de FARDC, donc ari gusupervisa uburyo donc bagomba kumwica, ari gusupervisa, ari gutanga amategeko ati bigomba kuza kuba byenye. Kubera ko yicwa kubera ko avuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni umunyarwanda, okay, umunyarwanda ni umwanzi wacu, reka tumwice. Ibyo byonyine nibyo Bimenye Imana yaje kuza kuba yazira. Nabonye amafoto nanjye ubwanjye mw'abantu, ubu bwicanyi bwagakwiye kuba bwahagarara. Niba hari uko M23 yabigira, niba ari uko byagenda, ariko ubu bwicanyi bugomba kuba bwahagarara. Hanyuma yari kumwe n'undi musore n'ubundi mugenzi we, n'ubundi wenda amafoto yiwe ntabwo nayagaragaza ngaha, ntabwo mu by'ukuri guidelines tugenderaho zabidukundira, ntabwo byakwemera, ariko mu by'ukuri uyu we bari kumwe, bari bamukuyemo ikabutura, aboshywe amaboko inyuma, ubona ko yakubiswe, ubona ko arimo aravimyuna, ubona ko donc nyine wumva ukuntu niho ndabikubwira ko ariko byari bimeze mw'abantu, birarenze cyane. Ngira ngo ibitekerezo ni byinshi cyane byagiye bigaruka kuri aya makuru, aho abantu benshi n'ubundi bagiye bavuga batari kuko twumvishe MONUSCO ko yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwicanyi nk'ubu bukaba bukomeje kuba mu by'ukuri yagiye gukoza. Ngira ngo wagiye wumva no mu bihe byashize, ngira ngo ni ibintu bigikomeza, abanyekongo bigaragambya bavuga bati haba ingabo zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba kuva muri iki gihugu, ingabo za yase zigomba gutaha, MONUSCO irakora iki, UN irakora iki, like abakongomani n'uruvangitiranye ntiwamenya ngo ni ibiki ntiwamenya ngo ni ibiki. Ariko ubu bwishanyi bumeze gutya ni ukuri bwagakwiriye kuba bwahagarara. Ni nako nabonye mu by'ukuri bitekereza abantu bari kugenda batanga bavuga bati ubwicanyi bumeze gutya ni ukuri imiryango yagakwiriye kuba yahagarara, MONUSCO ikagira icyo ikora. Iyi jenoside yatangiye yo kuba bakwica bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, rwose ibintu byagakwiriye kuba byahagarara. Abantu benshi barifuza amahoro, bari kuvuga bati no kuri ubu bwicanyi leta ya Kongo yagakwiriye kugira icyo ikora. Niba hari ibyo yumvikana na M23 cyangwa se banumvikanye, ni ukuri bigashyirwa mu bikorwa kandi ntihabe intambara, hagakurikizwa amasezerano yasinyanye na M23, ubwo ndavuga igisirikare cya Kongo cyangwa se leta ya Kongo, amasezerano y'u Rwanda. Ni nabyo M23 yifuza iti rwose amasezerano y'u Rwanda yumvikane, donc hagenderweho amasezerano y'u Rwanda, donc haba ibiganiro, donc ibintu bikemuke mu mahoro. Ariko ubona ko leta ya Kongo
nta kabaraga nyine bishyiramo, ubona ko iri gukomeza gusukuma bafata intwaro barwana bagira gute bashotora u Rwanda bati ni mwe mwaduteje ibibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo, like ibintu ubona ko donc biri gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. N'ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Hari wagize ati ubukoko Faustin ko ambabaje, ati namuzehewe niho yabaga, ati abafite amakuru yaho ati bari butumenyesha. Ubwo uyu Faustin numwe wahohoterwaga nakubwiye, warimo bari bambuye ipantaro yambaye ubusa, like aboshywe n'amaboko inyuma. Ibitekerezo ni byinshi cyane. Undi ati uyu twariganye pe, ati Josue ngo wasanga ariko bamwita. Undi yagize ati ngira ngo ndabona ari ni igifaransa cyinshi cyane abantu benshi bagiye bandika ariko bagaragaza uburyo ubwicanyi bumeze gutya, jenoside iri kugenda ikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagara. Donc abantu benshi bari kugenda basuka amarira bitewe n'ibi bintu. Ndabakunda cyane, murabizi nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka mbanze nkurarikire niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share ndetse na comment, hanyuma tujye tubana 5 kuri 5. Navuga ko ikintu niribagiwe muri iyi nkuru mbere yuko tsoza nuko ubu bwicanyi ndetse n'irihohoterwa byabereye i Masisi aho bita Bihambwe, niho ubu bwicanyi bwaje kuza kuba bwabera. Ubwo Nyatura ndetse na FDLR bahagarikiwe n'umujenerali muri FARDC baje kuza kuba bakwica ubita Bimenyimana Paluku, ndetse n'uyu witwa Faustin aza kuza kuba yakorerwa tortire ku rwego rwo hejuru, aho like ngira ngo mugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga. Ngaho reka dukomeze tubane uzindi nkuru.